mu bice byatambutse no guse mu gice cyatambutse bunkuru part 73 twari twasize Krenia harimo aganira na Jesse yararimo ababwira uwo ari we ndetse bo basaga naho batari kubyizera. Ese koko arakomeza atsimbarere kuko bari Krenia bari basanzwe bazi nangwa araza kugira ngo ababwire ngo narindi kubakinisha. Reka inkuru yacu tuyitangirire kuri bo. Jesse yitegereza Krenia akabwa atari kusekundeba cyane. Jesse ati n'ubu ntago ndezera ibintu mbwiye, ntago ndabyiyumvisha, ndate se kubera iki? Jesse ati no way, wowe uri Krenia twabuze, Krenia twese tuzi ko yapfuye. None se gute bishoboka gute? Uyu munsi ufite dad na mama, ufite murumuna wawe, kandi Krenia twese tuzi yari imfubyi, nta mama nta papa yagiraga, yewe nta n'umuvandimwe. Krenia ati rero Krenia muzi igice apart from Logan ni uzi Krenia wenyawe. Yego nibyo nanjye ndakuze nzi ko nta muryango mfite, yewe nanakuze nzi ko nta n'umuvandimwe ngira, ariko uyu munsi mfite abavandimwe, mfite musaza wanjye kuri papa tuvukana, umwana wa Clevis ndetse na Gajon, uwo ni musaza wanjye. Nkagira murumuna wanjye nkunda cyane ari we Dia, kandi ikindi na Uncle Medi nawe afite umuhungu. Nose ubwo murumva ntafite basaza banjye babiri ndetse na murumuna wanjye umwe, wenda bishobora kubacanga, ariko ubuzima bwanjye ni inkuru ndende. Krenia mwari muzi ng'imfubyi idafite kirengera na kivurira, ndetse n'uwamugira cyangwa byibura be yamugirira neza, uretse Logan wari waramugize gutya akamwishingira akajya bwita akabuha buri kimwe, nta wundi muntu wari kubikora, yewe na n'undi muntu wari kubyitaho. Uwo Mukrenia rero afite mama we wamubyaye akamutwita amezi 9, nubwo atigeze amukunda ngo amwiteho, ariko ndamufite. Mfite ingirwa mama, mfite umubyeyi gito, mama wanjye yitwa Deborah. Nkagira data wambuze nkiri muto ndaruhara bigizemo, ari we Clevis. Krenia wa kera ntago ari wowe. Njye mfite umuryango, mfite ba papa babiri, nkagira na ba mama, kuko ari Ekim nawe umufata nka mama. Mfite Auntie Gloria, yewe mfite na sogokuru. Mfite umuryango, mfite umuryango mugari. Uyu munsi Krenia w'insuzugurwa mwabonaga nk'aho aciriritse, muvugana umwana wo mu batindi wo mu bahanya. Iyo muza kumenya data ntago mwari confratinga kuriya, uretse kubira nta nubwo mbyitayeho, biriya nahahise. Ntekereza ko byose mwabikoreshwaga n'ubwana. Isimba ati ntibishoboka. None se are you kidding? Undati kubera icyo uvuze ko ndi gukidinga. I'm not kidding, I'm serious. I will never do that mistake. Kuko igihe cy'imikino kuri njye cyararangiye, nta mwanya mfite. So rero ibintu ndi kubabwira byose ni ukuri kuzuye, nta kinyoma kirimo. Mboye impamvu mwumva ntago se mutari kwizera ko ari njye, mwanishyizemo ko napfuye, ntago nyizi, nta nubwo nkeneye kuyimenya.
ariko ukuri guhari kwa byose nuko ngiye Crane yambari kandi ndi muzima. Yego ndanyuze muri byinshi mu buzima bushaririye nyuma yuko nyogokuru apfuye, ariko uyu munsi amuke ndishimye, mfite umuryango nkunda, mfite basaza banjye, mfite murumuna wanjye nkunda cyane kandi nawe nkunda birenze, binongere nkagira ababyeyi bampangayikira kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mfite akazi keza, ngi icyo nshaka nkambara icyo nshaka, igihugu cyose nshatse kujyamo ndagitembera, ikindi kandi ndi namwiza, nta nubwo mujya mubibona. I'm beautiful. Umusore wese nakumva nshaka niwe wantereta. Jessie nahise mbibarazika. Jessie mwishyari ryinshi no kumwenyurira ku mutsi w'iryinyo, ahita ati seriously, ninde se wabikobeshye? Ninde wakobeshye ko uri mwiza? Crane yaterega abenshi tuba tuzi ukuri nuko twanga kukuvuga. Nanjye ndabizi ko ndi mwiza kandi nawe urabizi ko ndi mwiza, kuko mbaye ntari mwiza ntabwo wakabaye wicaye uhangayikishwa nuko Crane yariho. Ndabizi rega ubu biraguhangayikishije. Turetse n'ibyo ngibyo, njye ntago ndi icyomanzi, sindi n'igihomora, ariko ngiye gukoresha ubwiza mfite. Uretse n'abasore gusa n'abagabo rwose natondesha. Ndabizi ko ndi mwiza. Baravuga ngo nta wimenya, ariko njye ndabizi ko ndi mwiza. Ndanabizi ko ndi umuhanga. Ndanabizi ko mbanza nkanikurikira. Rimwe na rimwe njya nireba no muri mira nkabona ntago ari njye, ariko nyine ntago ibyo mbyiratana ngo mbigire iturufu yo kuba nakora ibidakwiriye. Gusa icyo nzi nuko ndi mwiza, ahubwo ibyo tunabyihorere. Kuba umenye ko ndi Crane ntacyo bitwaye, kandi ndumva nta n'impamvu yo gukomeza kubihisha, ahubwo umere wote. Just atamuke meze neza, gusa nyine nubwo meze neza inda yanjye yo yavuyemo. Umwana wanjye w'imfura rwose ntago ngize ihirwe ryo kumubyara. Isimba ati ngo iki? Umwana wawe w'imfura? Ubundi usuguza umubare uza ari uwa kangahe? Uribuka n'igihe watwitiye imfura wowe? Jessie ati kandi ubwo uratangiye. Jessie ati mbabarira n'umunwa warundiye, ariko nawe ntukavuga amafuti, urabizi ko uwo mwana atari imfura. Crane ati none niba atari imfura ni iki? Isimba ati byihorere icecetse yewe nta kintu uzi, sina ngombwa ni long story ntago twabona ko tubikubwira. Bakiri muri ibyo baganira, Isimba abwira Jessie kambwira atari kuzi naraye ngiye kuri polisi kureba James. Jessie ati wimbwira uriya mugome. Isimba atari ko nta bugome burimo, byose ni amakosa yawe. Wowe wari ubizi ko twite inda ya James, none urashaka kumucabiranya ngo umwana n'uwa Logan, kandi ubizi ko Logan mutigeze muryamana. Crane ati ngo iki? None se inda Jessie yaratwite ntago ari iya Logan? Ntago ndi kubyumva neza, ni yandese ku buryo muvuga ngo James, ndumva ibintu muri kuvuga ntazi ibyo ari byo. Isimba aterega wicecekere nta kintu uzi. Ibi byose Logan yabikoze kugira ngo Jessie adaseba. Gusa umwana Jessie yaratwite nawe arabizi ko atari uwa Logan, kuko sintekereza ko bigeze banaryamana. Jessie ati ibyo uvuga ni ukuri, sinigeze ndyamana na Logan n'umunsi n'umwe. Ntiyigeze nirinda rimwe nsagarira, yanyitayeho bishoboka, ariko nta munsi n'uyu n'umwe yigeze agerageza gushaka kuryamana nanjye. Ariko nyuma y'uko amenye ko ntwite, yitwaye bitandukanye. Nari nzi ko ngiye kumuhomba, ahubwo nibwo yanyitayeho.
Crane yarumirwa burya bwose genda umvaga burya ari umutwitiye simbatire kareka atahubwo umva nyine narenye kubwira ngiye nagiye kuri polisi barambaza kuko nari mpari ndabasobanurira yewe nanababwira ko ubungubu umeze neza we yari yijyanye kuri polisi avuga ko yakwishe byarangiye so rero kugira ngo bamufungure uraza kubigiramo uruhare uzajya kuri polisi vugane nabo nyine bamurekure ndetse ati sinzajyeyo nashaka azawuheremo Simba ati mwana wa mama ntukihenure bigeze aho uriho uri muzima genda ufunguze undi mwana undi ati sinshobora njyewe ndi muzima ariko imfura yanjye ndayihari njyewe meze neza ariko yarampekuye none se umwana wanjye ari hehe Simba ati ariko si wowe wenyine ntago yaguhekuye gusa nawe ubwiye yarihekuye none se ntiyaragutwitiye so calm down bintu wibigigira that's okay ndaza kubitekerezaho tuve aho ngaho twigarukire kuri Kisha muri we aba ari gutekereza ibintu byinshi byamushobeye amarira ari menshi aratekereza kavuga ati ariko ubundi ndarwana n'iki ko bavuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba yewe bisa no kwandika ku mazi umuntu akongera akavuga ngo biroroshye kwanga ariko biragoye gukunda kuko ndabibona Hamza byaramworoheye kunyanga ariko kongera kunkunda biragoye kuko biri kumugorera umutima kongera kunyakira no kunyakira as his wife byibura ngo yongere amahirwe nkosora amakosa yahahise ubu nanjye nawe duhari none ndimo ndarwana ngo ndi gushakira urukundo ahantu rutari kuba mukunda means nothing nta kintu bisobanuye natekereje ko ndimutwitira aribwo wenda azankunda but I was wrong kubera iki ntakwigobotora iyi ngoyi iyo gukunda umuntu utanyitayeho kubera iki ntagira andi mahitamo nkahera ko nkabivamo harya bambwiye ko ngomba kuguma muri one position ndaramuka ndingeganyeje nangwa se mvuye kuri iki gitanda inda ntwitiravamo none se ubundi byaba bimaze iki umwana wanjye aramutse abayeho ariko akabaho mu buribwe n'agahinda bwo kuba atarigeze akundwa na papa we nangwa se papa we atarigeze akunda mama we ndabizi neza Hamza ntabwo anyitayeho no kuba yaragaragaje ko byibura umwana we yamwitaho byose ni ukubera Crane yagira ngo yigaragaze nk'umwana mwiza imbere ye yagira ngo yigaragaze nk'udasanzwe kuri we ariko Hamza nabonaga hatandukanye n'uwo nzi yewe n'uwo ndi kubona uyu munsi manu mbabarire kubw'iki gikorwa ngiye gukora ariko iyi nda sinayibyara uyu mwana sinamubyara Kisha hera kagahaguruka akicomokora amaserumu
ibintu byose arabicomokora, yarangiza agakuramo imyenda yari yambaye akambara indi myenda akajejisha agasohoka mu bitaro, ahera kakagenda, ariko agenda ari mu buribwe. Kubyuka aho yari aryamye bihita biba ibibazo, atangira kuribwa mu nda hakamurya sana, yewe agatangira no kuva amaraso menshi cyane. Arihangana agashaka uko yihambira mu nda kugira ngo arebe ko yagabanya uburibwe afite n'uburyo ari kuribwa. Ariko bikanga bikaba iby'ubusa, anyura mu buribwe ariko akanga agashinyiriza. Aba ari kuva amaraso menshi uko agenda, kubera kuva amaraso menshi aba agenda acika intege gake gake. Kubera kuva cyane agera mu muhanda, arimo agenda kubera uburibwe n'isereri yo kuba amaraso aba atangiye kumubana make mu mubiri. Yicara hafi y'umuhanda, aricara ariko agakomeza kuzungerera, birangira aguye gihumure akagwa aho ngaho. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Debora nawe aba yarasaze, asigaye abona ibitariho. Debora aba yiyicariye ku muhanda, arimo yisekera yivugisha, umuntu wese unyurizeho akamureba akamuseka. Nyine ubona ko asa n'ufite ikibazo, kandi ikibazo gikomeye. Yicaye ku muhanda, Crane yaba ari mu modoka atashye, anyuraho akanyura kuri mama we. Arahagera akabona hari abantu basa naho bashungereye, abantu benshi mu muhanda. Akavuza amahoni ngo baveho abone ukuntu atambuka, ariko akabona abantu ntago bari kuva mu muhanda. Abantu baba bashungereye Debora aba yabaye nk'umusazi noneho cyane, byeruye arimo arikatakata none. Aba arimo avuza induru, abona ku maboko ye wagira ngo hari komeraho ibyatsi, akajya akuraho uruhu, yishitura yikuraho inyama, avuga ngo ari kwikuraho ibyatsi, avuga ngo ni mu ntabare, ndabona umubiri wanjye uri kumera ibyatsi. Abantu bagerageza kumufata, ariko bikaba iby'ubusa kubera ko Debora we aba ari kubona ibyo abandi batari kubona, ndetse aba ari kuvuza induru akavuga ati nimundeke. Aba yikomerekeje umubiri wose. Crane asa n'usohotse mu modoka ngo arebe ikintu kiri kubera aho ngaho, kiri gutuma abantu bari mu muhanda badashobora kuva mu muhanda ngo umuntu atambuke. Mu gutera intambwe ajya imbere, abona mama we, umutima uhita umusimbuka, kavuga ati mu izina rya Yesu, Mana ndakwinginze nizere ko amaso yanjye arebye nawe. Umuntu se ko mbona asa na mama. Atera intambwe akegera imbere, mu kwegera imbere asanga koko ari Debora.
ahita agira ubwoba n'igihunga kavuga ati ibi ni ibiki. Debora mu gukomeza kwiyangiza yikuraho umubiri wose uba wuzuye amaraso, yikomerekeje cyane, atangira no kwiniga. Muri we hari ikiri kumuvugiramo kivuga ati reka nanjye nkice, reka mwambura ubuzima, nanjye yanyambuye ibyo nkunda, yantwaye buri kimwe, yantwaye umunezero, yantwaye umuvandimwe, nawe nagagomba kubaho. Nakoze uko nshoboye ngo murimburire kwa muganga, ariko ntibyakunze. Kuri iyi nshuro aha nagancika. Abantu baba bari aho ngaho rero bagira ubwoba, bakibaza umuntu uri kumuvugiramo, bikabacanga. Crane yaregera agasatira. Mu kwegera Debora ahita abona umwana we, akabona Crane. Mu kubona Crane ahita asa n'ahagaruyemo akenge gake, agasa n'uri guhungira kuri Crane avuga ati mfasha, hari ibyatsi biri kumeraho, ariko ndakubonye ntago nzi aho bigiye. Crane yitegereza Debora, imbabazi zikamwica, akagira agahinda, nta kindi kintu akora, araturika akarira, kavuga ati Mana, nibyo mama yarahemutse, nibyo mama yarakosheje, ariko ntago iba bikwiriye. Mana ntago akwiye kunyura mu buribwe nk'ubu. Crane yegera Debora akamukoraho. Debora nawe ahita amufata, ariko kubera amaraso menshi yose ayasiga Crane. Crane nta kindi kintu akora, ahita afata telefone agahamagara Raoul, kabwira ati Daddy, ndakwinginze, ngiye kuguha location y'ahantu ndi, wowe na mama muhansange byihutirwa kandi rwose. Ati nanjye ubwanjye sinzi, ndabona ntazi icyo gukora, ndabona ntazi n'icyo nshobora kuba navuga kano kanya, ariko birakomeye. Nabanje kugira ngo muri gutebya, nabanje no kugira ngo byose ni imikino muri kunkina kugira ngo mbabarire mama, ariko noneho ndabyiboneye, biteye agahinda. Nawe uratse bigenze gute? Crane ati simfite uko nabigusobanurira, ariko basi ngwino. Crane yahobera mama we akavuga ati mama, numvaga imbabazi zanjye utazikwiye, yewe numvaga nta n'icyanjye ukwiriye, ndetse numvaga nashaka no kukubona mu maso yanjye, kukwima imbabazi zanjye ntago byangana n'iki gihano uri kunyuramo, ntago byangana n'ubu buribwe. Banza urwane n'ubuzima, ubanze ukire, wenda njye nawe tuzabisubiramo nyuma. Ntago nitaye ku byo wankoreye, sinitaye ku bugome bwawe, ariko kuri iyi nshuro reka nirengagize nongere nkwiteho. Yego bajya bavuga ngo akabura nikaboneke ari nyina w'umuntu, ntago njye nshaka kukubona ubabazwa n'abandi, nkeneye kukubona ubabazwa nuko ufite umwana w'umukobwa ungana nanjye, wataye ukababazwa nuko utamfite atari wowe wandeze. Sinkeneye ko abandi ari bo bakubabaza. Debora we ahita asinzirira mu biganza bya Crane,
abamaze igihe kinini aragenda akirwa agenda nibwo babonye agahenge akago gacuho agasinzira. Tuve aho ngaho tugaruke kuri Jesse abamaze gusezererwa mu bitaro. Logan aba bacyuye arabagenda akabageza mu rugo. Yarangiza akabasezera. Jesse aravuga ati none se be ntabwo ugera mu rugo? Logan ati oya, icyo nagombaga gukora kwa rugobokiro nkabageza hano nkagenda mu bindi. Jesse ati okay, none se basi nimugoroba uraza kuza kutureba? Waba uri buze kunyura aha ngaha mu rugo? Nangwa ntabwo uri buze? Mbwira. Logan ati ntabwo mbizi neza, nshobora kuza no kutaza. Jesse ati se kubera iki? Logan ati ariko ndabona umeze neza, kandi igihe maze nkuri iruhande nicyo kinini kurusha kuba wenda ndibuze kumara amasaha make ntari iruhande rwawe. Rero sintekereza ko ndibuze kugaruka, ahubwo nzaza kukureba ejo. Jesse ati okay, ntacyo bitwaye kare wiyiteho. Logan ati yego nawe wiyiteho. Jesse ati ndagukunda. Akindi kintu Logan amusubiza aramubwira turakoze cyane, ndabizi ko nkunda. Ahita azamura ibirahure by'imodoka akakiserera akigendera. Simbi yitegereza Jesse kabwa atari ibintu mbonye nawe urabibonye. Jesse ati biki? Ese urabona nta kintu cyahindutse kuri Logan? Jesse ati yego ndabizi nanjye ndabibona. None se urumva ntamubwiye ko mukunda aho kunsubiza akambwira ngo arabizi ko mukunda? N'ubwa mbere bundi ntibyigeze bibaho kuva natangira gukundana nawe, ahubwo ni nawe wambwiraga ko ankunda mbere yuko mbimubwira. Simba ati nyamara be careful, you never know ikigiye gukurikira. Jesse abwira Isimbi akamubwira atari kurabizi ikiri kubimutera cyose, mbe nyizi nangwa se ntakizi, hari icyo ngomba gukora. Ntago ngomba gutuma hari umuntu n'uyu n'umwe untwara urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ntabwo bigomba kubaho. Bibaho gute se? Hari ikintu ngomba gukora. Simba tugiye gukora iki? Ndakwinginze ntuzakora mu mafuti. Nibyo byose n'amakosa yawe rega. Kabone niyo Logan yaguta akagenda, ntuzigere umubaraho icyasha nangwa se ngo utekereze ikindi kintu. Byose n'amakosa yawe baby. Ni wowe umuciye inyuma kandi wari ubizi ko umufite. Rero bizaba ikintu icyo ari cyo cyose kizaba, ni wowe ugomba kukirengera. Ntago ndi sure, ariko sintekereza ko Logan yakomezanya nawe abizi ko urukundo rw'ubuzima bwe ruhari, kandi nawe urabizi ko Kirene bitamukurikira. Icya mbere ni mwiza nubwo yabivuze ukarakara. Icya kabiri uramwana w'umukobwa n'umuhanga, kandi ikindi ari hambo, afite n'umutima mwiza utandukanye. Umutima wuri pure, atandukanye n'uwo tuzi nangwa se n'uwo tubona n'amaso yacu ya buri munsi. Kirene ya n'undi wundi aratandukanye pe, n'undi wese yabikubwira. Ahubwo icyo nagusaba, nubona bagarukanye uzabifuriza ibyiza.
Jesse ati ngwiki ariko uguze ikintu nakora nkubwira ikintu nakora kwanza ndaje mite na bya Afrika inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese ni bici Jesse avuze ashobora kuba yakora ese kuko ubwo niba afite ubushobozi bwo kubikora azabikora bikunde ese kuko Rogani arasa naho ari kugenda bivamo byose ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Nambabazi naguha njyewe nitwa Pauline atete obvious ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho